Guillaume, iyi nkuba yakubise abantu bangahe, no kuvuga abakinnyi ndetse n'abatoza? Murakoze cyane. Inkuba yakubise abakinnyi 8 n'abatoza 2, gusa hari abari barembye cyane, abandi bagenda bagwa igihumure, bituma nabo bajyanwa ku bitaro. Yego, byabaye sangahe? Byabaye ku masaha y'isa 6. Hari umukino wahuzaga Inyemera yo mu karere ka Gicumbi na Rambura yo mu karere ka Nyabihu mu marushanwa yitwa Ferwafa Youth League n'amajiniyoro. Ubwo umukino ugeze mu gice cya kabiri nibwo hatonyanza akavura gatoya, umuntu atajya kugama, bityo inkuba ihita ikubita abakinnyi bagwa hasi, ariko cyane abari kuri bench cyangwa se ku ntebe y'abasimbura nibo bahuye n'ikibazo. Umukinnyi witwa Gisubizo n'umutoza mu manager wa Rambura witwa Jiver, bari bafite umutaka, nibo bahuye n'ikibazo cyane urebye. Uwo mukino ni waberaga Gicumbi wonyine cyangwa se hari indi yari yabanje? Wari umukino wa mbere, hagombaga kubera imikino 3 niyo yari iteganyijwe, ariko iyo nkuba ikimara gukubita izuba ryahise riva, indi mikino irakomeza. None ubutabazi bwahise bukorwa n'ubuhe kugira ngo n'ubundi bitabweho hakiri kare? Ubutabazi bwari buhari, ambulance yari ku kibuga, ndetse na taxi yari yazanye abakinnyi, zahise bidufasha kugeza abahuye n'ikibazo kwa muganga. Yego, mwahisemo wajyana kwa muganga. Reka twakire Dr. Isa, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Byumba, kugira ngo tubwire Dr. bagejejweho ngaho ku bitaro, bamerewe bate? Murakoze, nkuko yarabivuze, bahageze muri bo abenshi nta kibazo bari bafite, uretse wenda twavuga ko ari nko kwikanga kubera inkuba n'urusaku rwayo, ariko abo 2 yaravuze basa nkaho bakubitswe n'inkuba kurusha abandi. Nabo twabakiriye, bahageze ubwenge butameze neza, ariko ibipimo byo byari bizima, uretse uwo nguwo imyaka 16 bari batangiye kugira umuvuduko usa nkaho uri hejuru. Nyuma turabasuzuma, ariko igihe inkuba yamukubitaga yituye hasi, asa nk'ukomereka ku mutwe. Hanyuma tubona ko afite n'ubushye, kuko burya inkuba ni amashanyarazi. Afite ubushye cyane cyane mu gatuza no kwitako. Twahaye ibyo bita pourcentage hagati y'10 na 15. Dutangira rero kubitaho by'ibanze. Icya mbere twabahaye ni imiti y'ububabare kuko bari kubabara. Icya kabiri tubaha amaserumu, kuko akenshi umuntu wakubiswe n'inkuba amazi cyangwa se ibipimo by'ubuzima by'umuvuduko bitangira kugira ikibazo. Dukomeza kubakurikirana. Abandi bo nabo bose kuko bari barimo bafite ububabare no kwikanga, twabahumurije, tubaha imiti y'ububabare, turabona bameze neza. Gusa abo ngabo 2 bo turacyabakurikiranira hafi, kuko ntabwo baramera neza, nuko nari mbivuze, bafiteho ubushye ku mubiri, ndetse turimo turatekereza ko twabohereza no ku mavuriro yo hejuru CHK kugira ngo babakurikirane. Ariko ni ibintu bivurwa bigahita bikira, cyangwa ubundi bikomere byo birahaguma? Birakira. Ubundi inkuba nkuko nari mbivuze ni amashanyarazi. Amashanyarazi icyo twavuga wenda kisa nkaho ari kiri kuri yo, nuko akubita inyuma, ariko n'imbere bishobora kugira ikibazo ku mutima cyangwa se no ku bwonko no mu bihaha. Ntabwo tuba tubasha rero kuhareba, niyo mpamvu dutekereza kubohereza CHK kugira ngo bakurikiranwe mu gihe bananirwa no kwihumekera cyangwa umutima ukagira ikibazo, wenda baba bafashwa n'izindi mashini twebwe dushobora kuba tudafite. Ariko ubundi bigaragarira inyuma, udusebe bafite ntabwo ari tunini, ni nko kubabuka ku ruhu, byo mu minsi 3 cyangwa 4 bishobora kuba byakize, wenda hagasigaraho inkovu zitakabije. Abo ni 2 bagize ikibazo gikomeye mu 8 bakubiswe n'inkuba, abandi 6 bo ejo cyangwa ejo bundi bashobora gutaha. Twihaye ko tubakurikirana nibura amasaha 24, ubwo ni ukuvuga ejo nko mu masaha 6 saa 7 tuzakomeza kubakurikirana. Nitubona nta kibazo gikomeye tuzabasezerera babe bataha,
hanyuma abandi nabo dukomeze turebe uko bagenda bitera imbere. Dr. Issa murakoze cyane. Murakoze namwe ndabashimiye. Yego, Guillaume wari komiseri w'imikino yabereye hari Igicumbi nyuma yuko inkuba ikubise aba bana, hari ingamba mwafashe no ku yindi mikino izakurikiraho? Ingamba twafashe nuko imikino izajya ibera Igicumbi kubera na ahantu hari imisozi miremire, igihe tuzajya tubona igitonyanga niyo cyaba ari kimwe tuzajya duhagarika umukino. Yego, bizadufasha kuko n'ubundi urebye nta mvura wabonaga yitezwe ko iri bugwe, ariko twatunguwe n'uko inkuba yahise ikubita igateza ikibazo, kandi izuba ryari ririmo kuriva, haza igitonyanga kimwe, inkuba irakubita, igikubita izuba rirongera rirava. Icyo rero tuzajya duhita duhagarika umukino. Waruvuze ko hari indi mikino yakomeje, uwo ngo wahise usubikwa? Uwo wabayemo inkuba wahise usubikwa. Hanyuma indi kubera izuba ryahise riva yahise ikomeza. Murakoze cyane, turabashimiye Guillaume. Murakoze cyane namwe. Mu yandi makuru, hari abaturage basaba inzego zibishinzwe gukurikirana no guhana biba amafaranga ari kuri telefone no mu mabanki bakoresheje ikoranabuhanga. Ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu myaka 3 ishize hibwe hafi miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko tubaze Jean Claude Mutuyezu. Ubujura bw'amafaranga abitswe kuri mobile money cyangwa ku mabanki muri iyi minsi ku rwego rwo hejuru. Bagafata SMS zakoreshejwe boheza amafaranga, hanyuma bakayikoherereza, bakakubwira ko hari amafaranga yobeye kuri telefone yabo, hanyuma nawe wareba iyo SMS ubonye ko kugasanga nta mafaranga bohereje, ariko ari SMS beditinze. Ubwo nawe wahubuka ukaba ubasendingiye amafaranga iyo yafite uhita yaba 50,000. Urumva amafaranga nayo ifite nahise nyabura, mbahamagaye banga kumfata. Hari benshi bitabayeho ariko bafite ubuhamya bwabo bazi bibwa amafaranga cyane cyane abitse kuri mobile money. Iki ngo ni ikibazo gikomereye abantu muri iyi minsi gikwiriye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Muri no minsi hari abakazi benshi babeshya bagakoresha ikoranabuhanga, gusa ahubwo turashishikariza leta y'u Rwanda n'ubuyobozi bwayo kugira ngo badufashe bite kuri icyo kintu, kuko abantu benshi barimo bararira. Gusa nyine ibyo bintu biri mu bantu benshi muri mobile money, ariko inzego zibishinzwe zigerageze zidufashe zidukiza abo bantu. Umuntu arakubwira ngo nakohereje amafaranga kuri telefone, ngo yareba ngo yansubize, noneho ukananirwa kuno kureba kuri balance ngo uriko amafaranga ariho. Uya muhereza gute utaranareba kuri balance ko hari? Nugushyiramo imbaraga abo bantu bakabashakisha ingufu, bakabafata, bakabafunga uko iryo tegeko rifunga ibisambo batubuzirirare. Amanimero akoresha bazwi. Umuntu akubwira ati jewe mushyiraho amafaranga ni kanaka, iyo nimero urumva imubaro yo. Imibare itangwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko muri 2019 hatanzwe ibirego 28 by'ubujura bw'amafaranga abitswe ku ikoranabuhanga, aho hibwe miliyoni 200 z'amanyarwanda n'ibihumbi 190 by'amadolari. Muri 2020 hatanzwe ibirego 168 hibwa miliyari y'amanyarwanda n'ibihumbi 800 by'amadolari. Naho muri 2021 hakiri ibirego 454 aho hibwe miliyoni 800 z'amanyarwanda n'ibihumbi 48 by'amadolari. Guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye avuga ko abantu bakwiye kugira amakenga no kwita ku mutekano w'amafaranga yabo, nubwo ngo hashyizweho uburyo bukaze bwo gucunga amafaranga abitswe mu ikoranabuhanga. Bihurize hamwe amakuru ku buryo hari ikibazo kibaye tubona ko harimo ubujura mu ikoranabuhanga, no kureba ko izo systems nta muntu waba ushaka kuzinjiramo ku buryo butari bwo no kwiba, duhita tubimenya nka Banki Nkuru y'u Rwanda. Iyo system yitwa Security Operation Center SOC. Twashyizeho icya kabiri ni ugukomeza kwigisha abantu ko birinda ko umuntu yaba yakoresha umubare wabo w'ibanga. U Rwanda rushishikariza abantu kubika amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo babashe no koroherwa no kwishyura serivisi zitandukanye. Ubu buryo bisaba ko bugomba kuba bwizewe mu micungire y'amafaranga, cyane ko buri mwaka ibihugu bya Afurika bihomba miliyari zisaga 10 z'amadolari angana n'10% by'umusaruro mbumbe wabyo, nk'uko ikigo Kaspersky kibitangaza. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali. Urakoze cyane Jean Claude Mutuyezu. Reka tujye mu karere ka Kamonyi. Hari itsinda ry'abantu 88 barimo barokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abayigizemo uruhare bahuriye mu gikorwa bise kwizihiza imbabazi. Barashima ko ubuyobozi n'itorero ADPR barabafashije mu bijyanye no kubahuza muri urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa. Umunyamakuru wacu Alexis Namahoro yagiyeyo.
ni gahunda ibanzirizwa n'inyigisho zibanza guhabwa abemera icyaha cya jenoside ukwabo n'abayirokotse ukwabo, nyuma bagahurizwa hamwe mu gikorwa cyo gusaba imbabazi no kuzitanga. Ababarizwa mu mirenge ya Nyarubaka na Kayumbu nibo bahurijwe mu cyo bise kwizihiza imbabazi. Abahawe imbabazi bavuga ko iyi ari gahunda y'umwihariko kuko ibateza indi ntambwe isa n'iyuzuza imbabazi baba barabanje guhabwa na leta. Mbere hose mfungwa ntago narigeze mpura n'uyu musaza ngo tuganire imbona nkubone, ariko ubu ngubu rwose ndashima Imana kuko byampaye n'ibindi ntera ikomeye mu mutima wanjye kuko nabohotse, kuko nawe yampobeye rwose arambwira ati imbabazi ndaziguhaye, numva koko nkwiye gusura mu muryango nyarwanda, noneho ntitsitsa numva nta mpfunwe. Umuntu yarabuze umuryango biba biremereye, none kumuhinguka imbere rero umusaba imbabazi bisaba ubutwari. Ubwo rero nanjye nari mfite intege nkeya, ariko inyigisho zishe ubwoba burashira. Abatanze izi mbabazi barimo Gisagara Fidel na Gasengayire Alivera bavuga ko usibye umuhungu kwigishwa, izindi imbaraga zituma barenga uburemere bw'ibyaha bakorewe bagatanga imbabazi bazikura mu miyoborere y'igihugu. Ntabwo nabona nyakubahwa perezida wa repubulika atubwira ati musabane imbabazi, nanjye nasanze ariko bikwiye tukwiye guhana imbabazi, ntabwo twaheranwa n'ibyo ngibyo. Imbaraga tuzivoma hari inzego z'ubuyobozi ku buyobozi bwite bwa leta, ariko noneho njyewe by'umwihariko hari na komisiyo y'ubutabera n'amahoro njyewe nagiyemo, aho niho navomye imbaraga zo kugira ngo mbese ntange imbabazi. Muri gahunda akarere ka Kamonyi kafatanije n'abafatanyabikorwa barimo n'itorero rya ADPR, umushumba waryo mu rurembo rwa Nyabisindu ni Muragire Jean-Marie Vianney avuga ko bakiri kumwe n'iri tsinda mu rugendo rw'isanamitima na nyuma yo gusaba no guhabwa imbabazi. Ubwo babohotse mu mitima bakaba babashije kubabarirana abakoze jenoside bagasaba imbabazi, ndetse abayikorewe bakabababarira, ariko tukeneye no kugira ngo twubake n'imibereho myiza yabo bose. Niyo mpamvu tuteganya gushyiraho n'amatsinda yo kwiteza imbere kugira ngo bayahuriremo, bagumye kubaka ubumwe bwabo, bagumye kubaka ubusabane bwabo, kandi babashe no kubaka iterambere ryabo rya buri munsi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kayumbu Minani Jean Paul avuga ko leta izakomeza kubakisha itsinda ibiganiro kuri Ndi Umunyarwanda, bakanarigeza ku rwego rwo kuba abakangurambaga muri gahunda zo kuzamura ubudaheranwa aho batuye. Ikiganiro cya Ndi Umunyarwanda nacyo kigomba kuza gishimangira amasomo bahawe, cyane ko ibi ngibi ni ibikorwa biri mu murongo mugari w'igihugu cyacu w'ubumwe n'ubudaheranwa wo kuba umwe nk'uko twahisemo kuba umwe nk'abanyarwanda, kuko kwigisha ni uguhozaho, ariko tukifuza ko byazanatuma n'abasigaye inyuma bataratera iyi ntambwe nabo bayitera barebeye kuri bagenzi babo. Abamaze guhabwa izi nyigisho mu gace paruwasi ya ADPR Rutobwe ikoreramo ni 150, mu gihe mu turere